yewe mugabo ko gukizwa wirirwa guteretana n'abambaye ibijipo birebire kubera ko ari abakene, ko byakunaniye. Niharamuka hajeho abakwisabira kugira ngo muryamane, bakuraza ijoro, baguhamagara, baguhonga amafaranga, bakwereka ibintu n'ibindi, nibwo uzabishobora. Reka nawe mugore niwe mbwira ko bikunaniye gukizwa ufite umugabo, nupfakara noneho nibwo uzava mu bagabora. Uyu munsi usambana ku manywa na nijoro ufite n'umugabo wawe, yagiye atagihari yarapfuye, nibwo wabishobora. Niba abanyamaguru mwarirukanse bakagusiga unaniwe, mu yandi magambo Yeremiya, niba uri guhanura uyu munsi ukabona mbese urimo urakizwa ariko birimo birakugora n'aba bapagani ngo mubana bya hato na hato, ubupagani bugiye kuza bugiye kwiyongera kwikuba inshuro n'inshuro, byo bizagenda gute? Yeremiya niwe mbwira. Niba gukizwa abagabo batereta abagore, wa mugabo niwe mbaza. Niba gukizwa bikunaniye kandi ari wowe ugomba kujya kwiteretera abagore n'abahendahendo n'abahonga unagira gute, uzabigenza ute abagore n'abakobwa batangira kuza ari bo biteretera nta kindi bagusaba, baguhonga amafaranga? Reka nkubwize ukuri, ntabwo abakristo bose b'abasore n'abakobwa ntabwo bazashaka abagore n'abagabo, ntabwo bazarongora cyangwa ngo barongore, bose byo muri ibeshye. Ntabwo abagabo n'abagore mwese mwagiye muri Yesu ntabwo muzabyara, ntabwo muzubaka amazu muri Kigali n'ahandi. Yesu azaza abakodesha bagikomeje gukodesha, ahubwo Yesu naza ubuzima bwawe buzamera gute? Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Mwana wawe mwami n'umukiza wacu, turagushimiye muri iri joro, urakoze kutwemerera guterana gutya. Ushingiye kuko uri Imana utabasha kubeshya, kandi ukaba uri Imana isohoza amasezerano, duteranye mu izina ryawe, kuko Yesu ubwawe waravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bazaba bateraniye, kubane nabo, turenze umubare, turi benshi, kandi niwe dushaka mu maso hawe. Turahagizwa mu mitima yacu no kugira ngo twumve ijambo ryawe, twumve icyo tubwira, kuko nicyo kitumara umubabaro. Ni wowe wenyine umurinzi wacu wo kwizerwa, akaba n'igicucu cy'iburyo bwacu gihoraho. Ni wowe turinda izuba rya kumanywa, ukaturinda n'ibitego bya nijoro. Ndagushimiye rero kuko utwemereye kongera guterana gutya, ngaho duhe gufashwa. Reka gusenga kwacu kwezwe, kandi kwezwe nuko Imana yemeye kuba hagati muri twebwe. Nyemerera abantu turi kumwe muri iki cyumba, umuntu wese akumve bundi bushya. Uri Imana ijya yihishurira umuntu ku giti cye, uri Imana yatwihishuriye mu ijambo ryayo, kandi uri Imana twishuriye muri Kristo Yesu. N'uyu munsi ongera utwihishuriye bundi bushya, utwiyereke bundi bushya. Hari igihe wigeze wiyereka abigishwa bawe ku nyanja ya Tiberiya, uza mu buryo batari bakumenyereyemo. Hari uburyo bari basanzwe bazi, hari n'ibyo babonye, ariko waberaga mushya uko bwije n'uko bukeye. Uri mugari Yesu, uri mugari ku rwego tutabona uko tukuvuga ubugari bwawe n'uburebure bwawe. Hanyuma ndakwinginze muri gusenga kwacu kwa nijoro, abagabo turi imbere yawe utwihishurire ku bundi buryo tutakubonyemo. Hari uburyo tukuzimo, ariko hari n'uburyo tutakuzimo. Ukore ku maso yacu tubashe kubona, kandi tugusabye wa muti wo gusiga ku maso kugira ngo amaso yacu abashe kubona. Tugusabye n'izahabu yatunganyijwe kugira ngo tuba abatunzi b'ukuri, kandi abambaye ubusa turagusabye ngo bambike. Kumuririmbyi yaririmbira avuga ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Sinabasha kwikiza, ahubwo ndagushakaho ubuntu.
bunyuhagira ibyaha mutabazi ne gupfa natwe abura kutugenzereza ntugenderera abera bose bari hirya no hino bateranye mu izina ryawe natwe ntudusige natwe tugenderere urebe uko tugushaka urebe uko tukwinginga natwe twumvire urakoze misabye Imana mu izina rya Yesu amen. Duhaye ikaze umuntu wese amaze kugera muri iri teraniro yaba mwebwe muri hano muri iki cyumba hanyuma namwe mudukurikiye hirya no hino ku isi aho muri mu Rwanda turi kuwa gatanu nijoro mu masaha akumaze gukura iwacu twebwe akavura karimo karagwa sinzi wenda mwebwe iwanyu aho muri uko bimeze hano muri Kigali ubu tuvugana imvura irimo iragwa turashimira Imana kuko ariyo igusha imvura. Hari amagambo njya nibuka cyane iyo mbonye ibihe nk'ibi nibuka amagambo Imana avuganye na Nowa yaramubwiye ngo isi kiriho tuzabura kugusha imvura tuzabura kubona izuba ntituzabura guhinga no gusarura. Hari ibintu yavuze bizagenda bikurikirana isi yose ikiriho nk'isezerano Imana igiranye n'ibyaremwe nyuma y'umwuzure. Rero nimujya mubona imvura iguye mujye mushimira Imana mubone ko Imana irinda isezerano ryayo kandi iracyazirikana ibyo yavuganye natwe. Dutangije indirimbo ivuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa twitegeye ururembo kandi tuzarutahamo. Ni amagambo y'ibyiringiro, ni amagambo akomeye ndetse izi ndirimbo zikoze muri urutonde rw'indirimbo bashyize mu cyiciro cy'indirimbo zivuga ku ijuru. Ni indirimbo abanyabyaha badashobora kuririmba mupaka ntabwo baziririmba ngo bikunde kuko ntabwo ari iwabo. Ijuru ni igihugu cyacu Imana yaduteguriye. Nibyo byiringiro by'abera, ntabwo ibyiringiro by'abera ari uko Imana izaguhoza amarira wowe wabuze urubyaro ukarubona. Ni byiza ko Imana yabiguha ariko itabiguhaye ibyo ntabwo ari Imana yadusezeranyije tujya gutangira uru rugendo. Pawulo yavuze amagambo akomeye nkunda aba mu Tesalonika aravuga ngo umare nishimye imibabaro kubwirana aya magambo. Ijambo rimara umubabaro nshuti muvandimwe nkurikiye muzajye munyihanganira Pamfile nuko nahamagawe nuko nteye ntabwo nanagerageza kwigana ibyanyu nabyo nkumva si ibyanjye nkamera nka ya myambaro ya Dawidi yambaye ngo Sawuli yamwambitse agiye ku rugamba arabataya ibyo si ibyanjye. Bano mbacaka kubwira abantu Yesu Kristo wapfuye akazuka hanyuma nkababwira ibyiringiro dutegereje ari byo kuzagaruka kwe aje gutwara itorero. Nukuri nkunda kumva ijwi ry'Imana mu buzima bwanjye bwa buri munsi mba nkora ibishoboka byose kugira ngo numve ko Imana yamba bugufi itanjya kure na gatoya kuko ingiye kure simenya aho ntera intambwe ikurikira. Aho iyo mpagaze ndimba mbizi ko nayihateye n'uburyo nayihateye ariko simba nzi yongeye gutera ikurikiye aho nyitera kuko tumeze nk'abantu bagenda mu nzira ariko hari gutarukira ku tuntu kutubuye ku buryo uhusha ikirenge ugashiduka ugiteye ahandi. Pawulo niwe wabwiye itorero rimwe arababwira ngo mugire ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngigera mu cya Kristo. Bivuze ngo kugera ikirenge mu cya Kristo ni ugukandagira neza ahantu Yesu yari akandagiye kuko ahantu Yesu yakandagiye urumva ikirenge kirishushanya. None iyo ahakandagiye ukandagiramo neza ariko ukandagiye ku ruhande uba ufite amahirwe menshi y'uko ikirenge kiri buze kuyoba. Hari imikino twajyaga dukina ariko sinari nzi imbaraga zayo, yari imikino imeze nka filozofi. Reka mba urugero rworoshye mbabwiremo nk'ibiri. Mujya mubona abantu babiri bahagararanye umwe ahagaze imbere y'undi umwe agashushanya mu mugongo w'undi kugira ngo wigane icyo ngiye gushushanya. Ukumva ukuntu atwara ikaramu niba aciye umurongo akavanaho akaza guca undi akavanaho ku buryo we afite igishushanyo runaka ari gushushanya mu mugongo wawe kandi nawe uri kugishushanya imbere
ku wundi mugongo w'undi muntu cyangwa kuri tablo. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo ni uburyo bwa communication bwo kuvuga ngo reka nkongorera ijambo urimbwira undi muntu ugukurikiye, aribwira umukurikiye, aribwira umukurikiye, gutyo gutyo muri nk'abantu nka 20. Bya jambo rigera ku muntu wa kane ryamaze gutakaza ubusobanuro burundu rwose, burundu. Ni nako rero bigenda iyo bafashe umuntu bakamupfuka agatambaro mu maso, barangiza bashushanyije nk'umurongo agomba kugenderamo kugira ngo aze kugera yajya. Iyo ikirenge cye gitannye gato, icya mbere gitannye gato, icya kabiri cyo kiri bwongeraho akandi kundi gutana, icya gatatu cyo kiri bugiye kwa gutana kukaba kunini, icya kane rwose ashobora kuva mu nzira ukasanga yafashe indi nzira itandukanye niyo yari kuza kujyamo mbere yaba adapfutse mu maso. Ni nako ubuzima bwacu abakristo hano mu isi bumeze. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Yesu ni umucyo, Yesu ni izuba ryo gukiranuka rirasira abantu. Dawidi niwe wavuze ngo nabici ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, kandi arongera avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza, ni nk'agatoroshi cyangwa se itoroshi cyangwa se itara risanzwe rimurikira ibirenge byanjye, ariko rikaba n'umucyo. Umucyo ni igitara kinini kimurikira inzira. Bivuze iki? Ku bantu batwara imodoka bazi ko imodoka cyangwa se moto bigira imitwe ibiri. Amatara y'imodoka agira imitwe ibiri, agira itara ryitwa itara rigufi n'itara rirerire. Itara rigufi ni itara rikumurikira hafi yaho, hafi imbere y'imodoka, hafi aho rwose, cyane cyane rikoresha ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga guturutse imbere kugira ngo utabihuma mu maso cyangwa se ukaza kubihunga ukagwa muri borodire. Ni itara riri kumurikira bugufi hafi aho ngaho. Ariko habaho n'itara ry'urugendo. Iyo ushaka kwihuta kandi ari nijoro, ucana ayo matara maremare atuma ubona intera iri kure kugira ngo wihute, noneho ureba ahantu neza. Niyo concept umwanditsi wa Zaburi yavugagamo. Aravuga ngo mbese ijambo rya Yesu riraza ku buryo rimbwira ahantu ngiye gutera intambwe hano hafi, ariko rinampa icyerekezo kigari cy'ubuzima bwanjye buri imbere, buri kuri, ku buryo noneho ushobora gutera intambwe zihuta njya hamwe nabashije kubona. Niyo mpamvu nk'Imana igusezeranyije ikintu ufite nk'umushinga nk'urugero, ikakubwira ngo mwana wanjye, uyu mushinga ufite ndawushyigikiye, icyo gihe ushyiramo akabaraga. Ni nko kwatsa amatara maremare y'imodoka cyangwa se ya moto. Hanyuma ariko iyo utangiye kugera mu ikorosi ucana magufi kugira ngo uvuge none Imana aho nkategute iri korosi rifite pante d'inclinaison cyangwa se nyine ikorosi base riragora marimeze gute, rihengamye kwingana gute. Ko mubona ko amakorosi y'abanyonzi n'abamotari bagiye kurikata bo barihengeka, kandi imodoka ntihengeka. Iyi modoka ihengekwa n'uwashushanyije uriya muhanda ko wawubatse. Burya haba harimo akantu gahengetsemo ukuntu. Rero ugabanya umuvuduko, ugacana amatara magufi kugira ngo umenye ukuri bukate rya korosi rikanjye. Nibyo nari kuvuga ngo mba nifuza kumva ijwi ry'Imana ku manywa na nijoro rinyobora mu buzima bwanjye bwose bwa buri munsi. Ariko iyi ntego mba mfite niyo kugira ngo urugendo rwanjye rujya mu ijuru mbone binyorohera. Ntabwo ari kugira ngo ubuzima bwanjye hano mu isi burusheho kuryoha no kumera neza. Njyewe ntabwo ndi umuyehova, sinanizera nk'abayehova. Abayehova iyo babwiye ibintu byo kujya mu ijuru baraguseka rwose, mbafata nk'indushyi kuko batamenye ibyanditswe, kuko abantu bagiye babigisha ibintu bipfuye bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo iyi si izahinduka paradizo ngo bare duturamo. Oya rwose, tuzatura mu ijuru. Nicyo bitwigisha avuga ngo Yesu azahagarara ku bicu, niho twumva ijwi rya marayika ukomeye n'ijwi rya Yesu ahamagara abera, tuzamuka tumusange. Ntabwo rero njyewe mu mitekerereze yanjye ntabwo nkora nk'ubona ibizu byiza muri Kigali barakubaka mu wenda tuzabituramo, ngo mbone imodoka byiza abazungu bari gukora, ngo abazungu bageze ku modoka basigaye zitwara bakayituma ahantu ikagenda. Ntabwo izo arizo ziteye umutima wanjye kumva nkunze ijwi ry'Imana ngo numenye Imana nawe ngo nzayitunga. Oya, ahubwo ndi kwifuza kumenya amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago.
Yesu niwe mucyo waho, nta rusengero haba, niwe rusengero rwaho. Nicyo nakwifurizaga ku manywa na nijoro. Ni byiza ko wifuza kumva ijwi ry'Imana atari ukubera imibabaro ya hano mu isi. Hari abantu dukunda kuganira nkumva ukuntu bakiriye Yesu, nkumva sometimes binteye n'agahinda. Ntabwo yakiriye Yesu kubw'ibyo Yesu already yakoze ku musaraba kubwe. Yakiriye Yesu kubera amakuru bamubwiye ngo Yesu afite ibiryo, Yesu atanga abana, Yesu atanga ibi. Reka nkubwize ukuri, ntabwo abakristo bose b'abasore n'abakobwa ntabwo bazashaka abagore n'abagabo, ntabwo bazarongora cyangwa ngo barongore. Bose ibyo muribeshye. Ntabwo abagabo n'abagore mwese mwagiye muri Yesu ntabwo muzabyara. Ntabwo muzubaka amazu muri Kigali n'ahandi. Yesu azaza abakodesha bagikomeje gukodesha. Ahubwo Yesu naza, ubuzima bwawe buzamera gute? Kare ko twasenganaga muri koko twaganiriye ku bintu bivuga ngo ubuzima bwo mu ijuru n'ubuzima bwo muri Gehinomu ukuntu uzaba butandukanye. Tubona ko muri Gehinomu abantu bazabaho mu buzima bw'umubabaro ariko irutana. Amadigri y'ibihano byo muri eternal punishment bizaba bitandukanye. Hari abazaba bafite igihano nyine barimbutse, bari mu irimbukiro ry'iteka, ariko igihano cyabo kiroroshye kwihanganirwa kuruta abari kuri uru rwego, kuruta abari kuri uru. Ariko abantu bazanwa igihano kibi cyane ni abavuga butumwa bazarimbuka. Abantu bavuga mu izina rya Yesu bazarimbuka, bazagira umubabaro mwinshi cyane. Kimwe nk'uko Bibiri tubwira ngo abahindura benshi ku gukiranuka mu ijuru nabo bazaba bari mu cyubahiro kinini cyane kiruta icy'abandi bantu basanzwe. Rero niyo mpamvu dukwiye kugoka, niyo mpamvu dukwiriye guharana, niyo mpamvu dukwiye guhirimbana, mbibutse neza ko ubugingo buhoraho ni impano y'Imana, ntabwo tubukorera ariko turaburinda. Nta kintu nakora ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo nafasha abakene, se nasengera abantu ngo bimpeshe ubugingo buhoraho. Ariko ubugingo buhoraho mbwakira muri Kristo Yesu, ngasigarana umurimo wo kuburinda, kuko nicyo umwanzi abereyeho. Yesu yaramuvuze aravuga ngo nta kindi kimuzana, harimo kwica, kwiba no kurimbura. Yibiki ibu bugingo tubonera muri Kristo Yesu. Ubwo bugingo nibwo Satani abashaka yirirwa higa ku muntu wese muri twebwe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ubwo wamenye ko ari ubw'agaciro kanini uburinde cyane kuruta ibindi bintu byose birindwa. Twe tumenyereye inzira dukora mu modoka, tukamenya ngo mvuye i Kigali ngiye mu Burasirazuba cyangwa ngiye mu Majyepfo cyangwa ngiye mu Majyaruguru, mvuye ahangeza. Ariko mu kujya mu ijuru tugenda mu gihe. No kuvuga ngo nzi intera maze cyangwa se nzi urugendo maze gukora ndi muri Kristo Yesu kuva namwakira kugeza uyu munsi. Ntabwo nzi urusigaye ko rungana, ushobora kurangirana n'ijoro rwose. Ntabwo ari igitangaza mubyutse mu gitondo mukabona itangazo rivuga ngo Pamphile yarangije urugendo hano mu isi. Imvugo imwe yapfuye, abandi bavuga ngo yasinziriye, abandi bavuga imvugo z'abantu ziratandukanye rwose. Ariko urugendo rwanjye rungeza mu ijoro arurangiye. Tukiri hano mu isi rero, aho waba uri hose ushobora kubasha kubona ururembo, warubona. Muri nyumwe ararimbira avuga ngo urugo rw'Imana ajya runyereka, nurora runyegereye, arumishurira, bituma nifuza cyane kugerayo. Niwo mwandu w'Imana Yerusalemu. Imana ntiyemera guterana kose kuvanze n'ibyaha aho kuva kukagera.
guterana kose kuvanze n'ibyaha ni kizira mu maso y'Imana. Ijambo kwihana cyangwa se repentance ni ijambo rinini, cyangwa se kwihana ni ikintu kinini, hanini kigizwe n'ibice bigera nko muri 5, ntabwo nabivugaho byose nonaha, ariko kwihana reka mvugemo ibice bike cyangwa se ingingo nkeya zigize uwo murimo cyangwa se icyo gikorwa cyo kwihana. Harimo kubanza kubwirwa, kwakira amakuru y'uko uri umunyabyaha, amakuru y'uko umujinya w'Imana ukuriho, amakuru y'uko rwose warimbuka. Ingingo ya kabiri cyangwa se etape ya kabiri ikurikiraho no kugira agahinda. Kugira agahinda gatewe no kumenya umujinya w'Imana ukuriho. Ingingo ya gatatu no guhindukira. Ingingo ya kane no guhindura imibereho. Ingingo ya gatanu no gusana ibyo wangije ibishoboka. Ingingo 5 nkuru banga mu bya theology bazita 5 R's, cyangwa se mu Kinyarwanda iyo tuvuze 5 R's ni nkara 5. Ya mbere ni kwakira, receive, kwakira amakuru y'uko uri umunyabyaha kandi umunsi umujinya w'Imana cyangwa se umujinya w'Imana uriho. Ya kabiri no guhitugiramo agahinda. Agahinda rero kabamo uburyo bubiri, habamo agahinda ko mu buryo bw'Imana n'agahinda ko mu buryo bw'isi. Kandi agahinda ko mu buryo bw'isi niko gatera kwihana kugera mu bugingo cyangwa se guhisha umuntu agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Umuntu bashobora kumufata yasambanye akihana akatura akavuza induru. Akenshi nabyo kunze kutubaho mu byumba by'amasengesho turi kwatura, ukumva ngo umwuka arondoye ngo umusambanyi muri riteraniro, ukatura urira rwose uvuga uti ye baba. Akenshi kuri kwatura ntabwo kuguhesha gukizwa, ntabwo kuguhesha kwihana gukwiye, kubera impamvu ebyiri zikomeye. Impamvu ya mbere, n'ubundi wafashwe. Urabizi neza ko abanyamwuka bari buguterure cyangwa bari kugaragaze. Akenshi kwihana muri buriya buryo muzakunda kubona Imana ikuronderaho icyaha cy'ubusambanyi muri kino cyumba, nuko bitakibaho simbizi, reka ne guciteka ko byashyizeho burundu, ariko biragoye dukurikije twebweho twakuriye cyangwa ibyo igihe twakuriyemo habagaho ibyumba by'amasengesho byinshi ku buryo ushobora guhera ku wa mbere ujya mu byumba cy'umwuri kikarangira, kandi byiza atari nk'ibi by'uyu munsi. Ibintu byose barabidiriwe, barabifunguye, mbese bashakiye ubwinshi mu mazi gashuhe, bati sa n'inzoga ko ngo ari umutobororo, ngo bashakiye ubwinshi mu mazi bakagize karekare. Uyu munsi ibintu byo gusenga abanyamadini babigize kano karekare baragafunguye, ariko hari igihe twagize ibyiza byo gusenga. Hanyuma nibyo nandi kwivugiraho, bakurondora icyaha ukihana unarira. Akenshi mwakunze kubona ko ushaka kwihana icyaha muri kino cyumba wagera mu kindi cy'umwuka kikurondora, kandi hano wakihana nta yindi mpamvu bitera, na impamvu baguteye kugira kagahinda. Igihe cyose kwihana kwawe kutajemo kari agahinda ko mu buryo bw'Imana, n'agahinda gatewe nuko umenye ko ugiye kurimbuka, n'agahinda gatewe nuko umenye ko umujinya w'Imana ukuriho. Ntabwo ari agahinda gatewe nuko bagufashe, kuko umuntu ashobora kwihana ibyaha mu magambo ariko mu mutima atagambiriye kubireka. Nk'urugero, nk'umucuruzi aho ucuruza yiba, buri uko atashyiraga tuwiteka umbabarire neje, kandi abizi ko azabikora, neje bundi abizi ko azabikora, neje bundi, ni ukuri warimbuka nk'uko abandi bose barimbuka. Ejo bundi nicaye ahantu ndi kumwe n'umuntu w'umugabo, hanyuma
mu biganiro numvaga bari kuganira na bagenzi be, yavuze ikintu kiransetsa. Numvisha abwira abantu ati bampaye imiti niba ari iminsi 10 n'ingahe, hari iminsi bamutegetse yo kunywamo iyo miti, baramubwira ati uramenye ntuzasome ku nzoga. Noneho aravuga ati sinjye uzarota iyi miti nyimaze kongera akamwe. Undi aravuga ati wakabaye uvuga ngo sinjye uzarota nkize. Ndatoye ubu gukira bwo namaze gukira kuba nabyisetinzemo. Hari abantu ibintu byose babyisetinga bakumva bizakora, ariko iyo nabi n'ibitekereza gishitani nuko hano henshi mutabyumva. Aravuga ngo sinjye uzarota mbese iyi minsi ibinini, ati usina inzoga sinshobora kuyinywaho habe na gato, nta nene ryayo mfite kuko namaze gusetingamo ko hari imiti imbuza. Undi aramwe none se wazasabye iyo miti ukagihorana? Aravuga ati oya. Kandi nashaka kuvuga iki rero, muganga ashaka kukubuza ikintu runaka ukareka iki kintu, ukareka iki cyaha atari kubera ko wihannye. Ntabwo rero kureka icyaha runaka ntabwo ari ikimenyetso cy'uko wihannye. Na discipline y'umuntu ashaka kuvuga ngo ngiye sinzasambana, tout simplement hari umuntu kuvuga ngo gusambana n'umwanda, tout simplement kuvuga ngo numva ari umwanda mubi akaba adasambana, ariko ntimuhaye gukizwa. Icyo kintu abenshi mu kwihanisha abantu cyangwa se mu kwigisha abantu kwihana bababwira ko ari ugutaninga degrees 80 kuvuga ngo warebaga hano ritaninga ukareba hano, nibyo ariko si cyo cyonyine, hari ibindi bine uba wirengagije. Nari kwivugira ku gahinda rero, agahinda ko mu buryo bw'Imana na gahinda utewe nuko wahemukiye Imana kandi umujinya w'Imana kuriho warimbuka rwose. Bitandukanye n'agahinda ko mu buryo bw'isi aho umuntu yihana kubera gutinya ingaruka z'ibyabaye cyangwa se atinya ibihano. Umuntu yarira rwose. Urugero rwiza burya Yuda n'umuntu mwiza mu bihana, ariko yihanishwa n'agahinda ko mu buryo bw'umubiri, ntabwo ari agahinda ko mu buryo bw'umwuka kuko ntikamutera kwihana. Rero kubona umuntu yahariza ati ndimbwa ndi ikigoryi, Sawuli niwe wajyaga wihana akabaterega ndimbwa. Kwihana wituka wipfobya ntabwo ari byo bigaragaza ko wihana. Kwihana ku true repentance ni ukwihana kukujyana mu bugingo. Ako gahinda kawe nako gakwiye kuba gahinda kagutera kwihana, kandi kwihana kugutera guhindukira ugahindura imibereho. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyura mu marembo binjiye muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ni amagambo menshi Bibiliya ivuze, ariko hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Kwihana bisabwa umunyabyaha utazi Yesu, ariko kandi kwihana bisabwa n'umukristo wamenye Yesu, uri muri Kristo Yesu. Kubera iki? Umunyabyaha asabwa kwihana kugira ngo ave mu byaha yinjire muri Kristo Yesu, ariko uri muri Kristo Yesu ntabwo tubaho tudakora ibyaha. Yihana kugira ngo akomeze kubaho ubuzima bwo kwezwa. Kare nahoze ntekereza cyane ku gashusho n'agafoto ndagafite muri telefone. N'umushushanyi mwiza ugashushanyije, ashushanya buji kakanumba cyane abantu bose barakaza. Ashushanya n'umwambi ariko waka, umwambi wawe w'ikibiriti ugiye gukongeza ya buji ngo yake. Yandikaho amagambo, iyo buji ayita holiness, ariko wa muriro uri ku mwambi agiye gufatishaho gutya awita obedience. Kwezwa cyangwa se kwera kwacu, gucanwa cyangwa se kwatswa no kumvira Imana. Niba ushaka kuba uwera baho wumvira Imana ubuzima bwawe bwose.
kumvira Imana kwawe niko kugira uwera. Rero iyo wakosheje nk'umuremyi yavuze ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye kandi ikinsubizaho Yesu ari cyane no kwibuka urukundo rwe. Gukunda Imana dukunze kwari kugira ngo yingire natwe muri Kristo Yesu. Ntabwo kwari kugira ngo bibe birangiye gusa ngo Imana yadukunze ngo birahagije. Oya, hahirwa abamesera ibishura byabo. Uyu ni umwanya mwiza wo kumesa ibishura byanjye nawe kugira ngo tuze gusenga muri iri joro ryo gutara imbaraga. Gutara ni no gukusanya no kwegeranya no gushaka imbaraga zo gusiganwa n'abanyamafarashi, hanyuma no gukira cyangwa se no guhunga ifuhe ry'umugabo utabandi bose. Niba wumva muri iki cyumweru cyose cyangwa se muri iyi minsi myiza ishize ndetse ishobora no kuba umunsi umwe hari ibintu byinshi byanduje ibishura byawe, byanduje ikanzu yawe, ni umwanya mwiza wo gutekereza ukabwira Yesu ukamubwira ngo aha narakubabaje, naha byarabaye, naha byarabaye, naha byarabaye. Ariko ndashaka kubirangira. Twinginga amaraso ya Yesu atweze adutunganye rwose. Mana, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe uratubwira ngo bana bato mbandikiye ibi ngibi kugira ngo mudakora icyaha. Ariko Yohana ntagarukiraho, aravuga ngo ariko nimukora icyaha nimwe abagushije ishyano, ahubwo mwegere Imana kuko ikiraniro kirakubeza no kubatunganya. Uri Imana yera, uzabana n'abera. Umwanditsi wawe baravuze ngo tugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ndakwinginze utweze. Ibyaha byacu abagabo biri imbere yawe ndetse bitwikure nk'ibyambaye ubusa. Ntacyo twakoze twaguhisha. Abagore nta cyaha bakoze babasha kuguhisha, abakobwa n'abasore ntacyo bakoze, abasaza n'abakecuru bari imbere ntacyo bakoze baguhisha. Byose biri imbere yawe. Dawidi amaze gukora ibyaha yatura asaba imbabazi avuga ngo mu byaha niho mama yambyariye, ariko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ugaragare ko ukiranuka n'uvuga. Nta kindi Dawidi yiteze kuvuga, ni ijambo rivuga ngo ndakubabariye. Natwe ducishijwe bugufi no kukubwira ngo tubabarire. Uzi neza imyicerere yacu, uzi n'imihagurukire yacu. Ijambo ritaraba ku munwa wacu bamaze kurimenya, umenyera kure cyane ibyo twibwira. Babarira ababyeyi bari imbere yawe, ubeze. Mazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe Yesu bidukize uburyo bubiri. Amaraso yawe nadukize urubanza rw'ibyaha, kubera ko biradutsinze, nitwe twabikoze, turakubabaza. Ariko kandi amazi nadukize imbaraga mbi zabyo byo kongera kudutsinda ukundi, twe kongera kuba imbata z'ibyaha ukundi. Urakoze, tubashishe gukora ibyo ushaka, dore kubaho ubuzima bwera. Kwera kwacu tugukesha kumvira Imana, kuko kumvira ari uguhunga umujinya wawe, tukawuhungira muri Kristo Yesu. Kuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Urakoze, mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ubwo nari ndi gusenga nsaba Imana ngo ese turasengera ikihe cyifuzo? Nibwo numvishe gusengera muri iki kivuga ngo
muhunge, mugwize imbaraga. Reka nsoma aya magambo, ibindi biraza kwisobanura. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice, ntabwo ndi busomeho inkuru nyinshi, ndasomaho niyo nasoma umurongo umwe gusa birata byisobanura, kuko ni Imana iwuvuga. Igice cya 12 umurongo wa 5 haravuga ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani yuzura, uzabigenza ute? N'aya magambo yonyine n'uwo murongo wonyine ndi busome. Iyi nkuru ya Yeremiya ni inkuru itangaje cyane. Kuva ku murongo wa mbere muri iki gice cya 12 ni Yeremiya uvuga kugeza ku murongo wa 4. Yeremiya ari kubwira Imana, Uwiteka, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, ariko nkundira nkubaze iby'imanza zawe. Mbese urumva urubanza Yeremiya ashinze imbere y'Imana ku rwa ruteye. Aya magambo mvuze ndimo ndasoma ngiye bibiri ndi hano imbere. Ibi ni ugutaraga kude gusa, ibindi nkabikurikiranya uko mbibona. Kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze? Ni ikibazo Yeremiya akoze Imana. Kuki abariganya bagubwa neza? Warabateye bashora imizi, barakura ndetse bera imbuto. Baguhoza ku rurimi ariko ukabakura imitima yabo. N'amagambo akomeye, umuntu ayumvisha yagira ngo ni ibintu byoroshye. Yeremiya ababajwe cyane no kubona amaze imyaka n'imyaniko ahanura, kuko Yeremiya aha rwose yarageze hagati mu murimo wari nko mu myaka nka 10 n'ingahe ahanura avuga ati Yerusalemu izasenyuka, mwanze kwihana. Akarushaho kubona igihugu gitera imbere, akarushaho kubona abantu barakira kugeza ubwo bwira Imana bavuga ati buntu twicire tuvugane mu by'ukuri, unjukirije. Kuko Yeremiya ahanuraga ibintu akamvuga ngo bibi, kandi abantu zahanura ibyiza bikanabatera gukundwa. Kugeza ubwo abaje Imana, ibyo gukiranuka kwa byo ndabizi urakiranuka, nta nubwo nawe, ariko mpa amahirwe mato mvugane nawe, nkubaze nawe Imana, kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze? Mu yandi magambo kumbwira ngo aba banyabyaha ugiye kubarema mu gihugu, nkambona ahubwo bakomeje ibintu bikomeje kugenda neza. Hanyuma se kubera icyo abajura cyangwa se abariganya bakomeje kuba baguwe neza? Ubabonye bari muri za haleluya, bari nshobora rw'ikintu cyambayeho cyansekeje rwose, sinjya nihangana kukivuga muri iyi minsi. Byarantangaje, nagiye gusenga ahantu mvuye benshi ahandi, ndahagarara gato mvugana n'umuntu, ngiye kubona umuntu umugabo, niba ari umugabo kuri kose, niba ari n'umusore, yaba ari wa musore ukuze, aduciyeho. Uwo muntu amubwira nari musanze haba ubutayu basenga bishyura, nandi kuvugana n'umuntu wawe uhari rero ngo ibintu twavuganaga. Umusore ahaciye gutya ajya kwinjiramo aho basengera, ndabona ati oya banza wishyure, barishyura hano. Ndatuye ntago ngiye gusenga, ahubwo ni umuntu ngiye kurebamo, ndahita ngaruka. Ndatuye ndabazi ya noneho haciye nk'iminota nk'ibiri wa musore aragaruka twari duhagaze, abwira wa muntu, sinamwita nk'umusekirite wawe ariko bizi niba umusekirite nawe nyiraho simbizi, aramubwira ati none se ko nta mukeka uhari? Ndangira umukeka. Ndavuga nti se muvandimwe, uyu muntu ko aciye hano akubwira ko atagiye gusenga, akagaruka akwaka umukeka asengeraho, arambwira ati rero wa mugabo we, abantu bahano uko bateye, barambeshya ngo n'urufunguzo ngiye kureba kwakamo umuntu, ngo n'umuntu agiye kuvugishamo gatoya akagenda. Ntabaze nese ubwo asenga abwira Imana ngo
arambwira ati nyine barabwira Imana ibyifuzo afite. Imana ubu iyi Imana ibaho? Reka wenda twemere uvuye mu rugo ubeshye da, uragera aho ngaho uri busengere wamaze kwihana, ariko ubeshyeye kuri gate ugiye guhita winjira utera amavi usenge, bamwishyuzaga 500. Uyu muntu ari busenga abwira Imana ngo uko abantu babaye ibicamuke. Nagize ubwoba ndavuga nti ariko icyo gihe rwose imvura yaragwaga kandi hari ahantu habi mbona bari gusengera, ndavuga nti bibaho umuntu abeshye nyiri ubwo base ni sinzi cyari cyo n'ikintu kiri aho ngaho basengera mu kuntu cy'isambu kinini, uramubeshye arakwemereye uratambutse ugiye, ariko ugiye gusenga kandi umubeshye kutangiye gusenga. Ubundi ubwo Imana biri bukumve ibi ugenze gute? Abantu please, abantu bamakabije kuba ibicamuke, bakamije kuba ibicamuke, bakabije kuvuga Imana itabaho. Nibyo Yeremiya ari kuvuga, ariko aravuga ngo Imana ibakure imitima yawe. Akomeza afite agahinda, avuga ukuntu Imana yabateye mbese ubu barashishe bameze neza bwize. Imana iramureka. Yeremiya aravuga, umva ikintu Imana rero yaje kuvugana na Yeremiya. Yeremiya ariko rekana aya magambo yose Yeremiya avugana, wasanga nawe uri kuyavuga. Aravuga ati warabateye bashora imizi barakura ndetse bera imbuto, baguhoza ku rurimi ariko kabakure y'imitima yabo. Ariko wowe Uwiteka uranzi, uranduza, ugerageza umutima wanjye uko ukumereye, kandi bo ubakurure nk'intama zigiye kubagwa, ubarindirize umunsi w'icyorezo. Mbese igihugu kizageza he kikiboroga, kandi ibyatsi byo mu gasozi nabyo byuma, amatungo n'ibiguruka birahashira bizize ibyaha by'abagituye, kuko bavuga bati ntazabona iherezo ryacu. Yeremiya abivuga afite ikibazo cy'uko Imana itari guca amateka cyangwa itari gusohoza urubanza yavuze, ariko mbi ijambo Imana yamusubije ari none ryo yamwe ngo dusengere mu munsi. Ni nka Imana yakomeye ngo ariko ibyo ngibyo nibyo biguhangayikisha, ibyo nibyo bigutesheje igihe, ibyo nibyo ubona bibabaje byihutirwa. Ihita imubwira ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Aha Imana isa nk'iyamubwiraga ko ibyago agiye kubona biruta ibyo yari ari kubona. Mbese uri muri vovota ngo ibyago ngo hano ngo barakurenganya kubera ko ibintu bimeze gutya, abanyabyaha bari kugukubita bakugira bakugira. Ariko Imana isa nk'imubwiye ngo imbere niho bikomeye kurutaho. Miyani magambo were nibyo wivovotamo ngo Uwiteka ngo mbese ngo ibyo nkora ni ibiki ko bagutimbagura bya hato na hato. Imana nimubwiye ngo Yeremiya we, ababo ibyo ubona bagukorera imibabaro uri kubona hano ni nk'abantu bagenda n'amaguru, igiye kuza none nk'abagenda ku mafarashi. Nuko neza ko amafarashi ariruka, amafarashi ariruka. Nimwe muzabona imodoka z'inyembaraga bazibarira mu mashevo, baravuga ngo iyi modoka ifite amashevo angana, ifite imbaraga zingana n'iz'amafarashi angana. Niba abanyamaguru mwarirukanse bakagusiga unaniwe, mu yandi magambo Yeremiya, niba uri guhanura uyu munsi ukabona mbese urimo urakizwa ariko birimo birakugora n'aba bapagani ngo mubana bya hato na hato, ubupagani bugiye kuza bugiye kwiyongera kwikuba inshuro n'inshuro, byo bizagenda gute? Yeremiya niwe mbwira. Niba gukizwa abagabo batereta abagore, wa mugabo niwe mbaza. Niba gukizwa
bikunaniye kandi ari wowe ugomba kujya kwiteretera abagore n'abahendahendo n'abahonga unagira gute, uzabigenza ute abagore n'abakobwa nibatangira kuza ari bo biteretera nta kindi bagusaba, baguhonga amafaranga? Umugabo unanirwa gukiranuka bamuguriye agacupa kuko atabasha kwigurira, namara kuba yabasha kubaka stock ya marikeri siko babyita customer, bino bizumsiga mbona abarokore bagira basiga bagira utubari mu nzu wabo, nabyo ngo ni iterambere. Hari aho ubibona ukabona koko ni n'umutako koko n'amaso y'umubiri wabisa neza. Umurokore koko urakwiriye kugira customer mu nzu yawe nk'umurokore. Yewe mugabo ko gukizwa wiru guteretana n'abambaye ibijipo birebere kubera ko ari abakene, ko byakunaniye, niharamuka hajeho abakwisabira kugira ngo muryamane, bakuraza ijoro, baguhamagara, baguhonga amafaranga, bakwereka ibintu n'ibindi, nibwo uzabishobora? Reka nawe mugore niwe mwira ko bikunaniye gukizwa ufite umugabo, nupfakara noneho nibwo uzava mu bagabora. Uyu munsi usambana ku manywa na nijoro ufite n'umugabo yagiye atagihari yarapfuye, nibwo wabishobora? Erega ng'ikibazo Imana baje Yeremiya, abanyamaguru mwawe muri kwirukankana bagusize unaniwe pe, kandi ntubizi ko unaniwe. Tujye tuvuze cy'ukuri, ukurikije abanyamaguru muri gusigana ntabwo unaniwe. Uri bucuruza agataro, umukira akagura avoka 10 ugamuha 9, utangira kujya kurangura i Dubai aho uzana amakontineri, kandi urumva ko n'abagura avoka bagusize unaniwe. Hari ibintu bigezweho mu Rwanda kubera ubukene bwigisha ubwenge koko. Ngo imineke basiga bayitarisha avoka minsi 2 kabirahiye kibishye kuri, babaza umuntu w'umurokore twagitahisha akavuga ati ino mineke iryoha neza uyimaranye nk'iminsi 3 ugende uyubike, kumva arabizi ko atayitaze ni voka zatumye. Iyo ujye kubisa amenyo rwose icyo gihe bagitarishije voka, umuneke rakubira ku rwego ruhambaye, wabishyira nk'ahari wazabirya nk'ejo no kumva yaryoshye, bikaba byanagucana. Muvandimwe, abanyamaguru muri rukanze, urumva ururimi rwenda kuvamo rwabaye nka karuvati umugana wawe, kandi noneho abanyamafarashi nibo bari inyuma. Nibwo uzabishobora yewe Yeremiya? Ngayo magambo Imana ikubwira Yeremiya. Abantu bo ku rwego rwawe ko bagusize unaniwe, hanyuma nihaza ibirengeje ubushobozi bwawe, nibwo bizakunda? Nibwo uzabishobora? Ni wowe mbaza. Iramubwira ngo ubu kuguwe neza mu gihugu kirimo amahoro, Yorodani yuzura uzabigenza. Nkunda kubwira abantu mu buryo bwiza bwo gusobanukirwa Bibiliya ni ukurekera ijambo muri context yaryo. Imana ivugana na Yeremiya bari bazaranye kukuzura kwa Yorodani icyo bivuze. Gira inshuti zituye hakurya ya Nyabarongo, hari abantu nteganya kujya gusura bakamira ngo Nyabarongo yuzuye, cyane cyane Nyabarongo yo ku Kibuye ikunda kuzura, iyi hano i Kigali tuzuye tutabizi. Akambira atereka da nta muntu wambuka, cyangwa se ku muntu afite gahunda yo kuza kunsura akambira atereka da Nyabarongo yuzuye. Urumva Nyabarongo yuzuye ni yepfiyo Kibuye, ariko ina Kigali ntabyo tuzi. Rero kuzura kwa Nyabarongo, umuntu yambwiye ngo kuzura kwa Nyabarongo nzi igishanga cyaho cyo Nyabarongo kimeze, nta modoka iri basha kugicamo. Imana irivugana na Yeremiya hano kuzura kwa Yorodani, iyo yarize icyo bavuganye. Kuzura kwa Yorodani cyabaga ari ikibazo kandi gikomeye. Yorodani ari umugezi munini uwuzuraga ubuzima bwo kwambuka burahagaze,
kandi kuri Yorodani habaga ibihuru. Ibyo bihuru byo kuri Yorodani amateka agaragaza ko byakundaga kubamo intare. Intare zakundaga kwihisha muri ibyo bihuru cyane. Ibyo rero urumva ko nta buryo bwo gukebereza, nta buryo bwo gukebereza. Yorodani yuzuye setu, ntabwo uri buce ku ruhande ngo ukebereze kuko intare ntiwazikira. Mwene data nkurikiye, ndifuza ko ikintu gitekerezaho. Nibyo koko Yeremi, urumva unaniwe kandi ufite n'ibihamya byo kunaniwe. Nawe iyo urebye ukuntu ugoka wanga gukora ibyaha n'iki kandi ukabona ko abanyabyaha kuko baguwe neza, uba wumva ko kurengana. Icyo kibazo Yeremi afite, Mana reba abandi bakobwa ntubabona ntibakize, ubu runaka ntishingiye ntabonye umugabo, runaka we ntishingiye ntabyaye kabiri, runaka se sasambana, gusa ubona uriya mugabo utamwubakira urugo. Abo ko ari abanyamaguru bagusize mu bandimwe, abanyamafarashi nibaza baragenda. Abo ngabo uri kugaragaza nk'ibimenyetso wereka Imana, abo wumva bahiriwe, abo wumva bagusize mu iterambere, n'abanyamaguru. Noneho ibikomeye nibyo biri imbere, cyangwa se biri imbere nibyo bikomeye. Mvuge gutya, uzahacu. Uyu munsi ko Nyabarongo ikibasha kugenda, niho umunyarwanda avuze ngo Imana icira kanzu, ndetse na Bibiliya ntitinya kubivuga, aho ivuga ko hamwe n'itugerageza Uwiteka azaducira kanzu. N'ayo magambo uyu munsi k'ibyo ngibyo uvuga hakiriho n'utwanzu turenze kamwe kugira ngo ubashe kwihangana, ariko bigusize unaniwe. Uyu munsi umugabo aragutesha umutwe, byakunaniye kubana neza n'umugabo, bisize umubanire yawe n'umugabo irakunanije muri aka kanya, nagusiga akagenda none. Ko bisize unaniwe. Uyu munsi ko umwana umwe akunanije, niba bicumi bizagenda. Aha washyiraho umuntu wese yagenda yumva ikintu kimwe, agenda yumva ikintu kimwe. Ibiciro ko byazamutse ukabona niwe, ibyo guhaha n'ibiburu uzagira ute noneho? Yeremiya niwe wembaza, kurumva icyo kikuwe, baguwe neza, baguwe neza Mana, goko, baguwe neza. Okay, baguwe neza. Ko biguteye kunanirwa, ko biguteye kunanirwa, bizagenda gute? Icyo nacyo umuntu wese agitekerezeho, kuko ari ibintu bikomeye. Dukwiye gutekerezaho cyane. Umuhanuzi Zekariya, aba ariho dusoma muri Zekariya igice cyaho cya 8. Zekariya ni umwe mu bahanuzi batoya, hanura mu gihe cya nyuma, umwe mu bahanuzi ba nyuma wahanuye Abisiraheli bari kugaruka bava mu bunyage. Hahanuye abahanuzi babiri, hahanuye umuhanuzi witwa Zekariya n'uwitwa Maraki. Ubwo baranakurikirana gutyo, nibyo bitabo bibiri bya bisoza isezerano rya kera. Murongo wa 2 aravuga ngo, muri Zekariya igice cya 8 nshaka mpere ku murongo wa 1, aravuga ngo Imana
igaruka i Yerusalemu hazubakwa haba amahoro. Nuko ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, mfuhiye i Siyoni ifuhe ryinshi, mbafuhiye mfite uburakari bwinshi. Uwiteka aravuga ati, ngarutse i Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere, kandi Yerusalemu azitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo uzitwa umusozi wera. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hazaba igihe abasaza n'abakecuru bazongera kuboneka mu nzira z'i Yerusalemu. Umuntu wese azaba yicuma inshyimbo kuko azaba ashaje cyane, kandi inzira zo mu murwa zizaba zuzuye abahungu n'abakobwa bakina mu mayira yo muriho. Ndashaka kuvuga cyane kuri iri jambo rivuga ngo ifuhe. Ni naryo Pawulo avuga yandikira Abakorinto ba kabiri 11. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11, Pawulo avuga iri jambo, aravuga ngo mbere ku murongo wa mbere, cyamuka nyihanganira ho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire ko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi mutabwiwe, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. Ariko nje ko mutanyihanganira. N'andi magambo avuga akomeza abwira Abakorinto muri igice cya 11. Zekariya ahanura igihugu cyari amatongo, cyari kimaze imyaka myinshi irenga 70 ari amatongo, ndetse unarebye neza iyi myaka wayibarira hafi muri 200, yari mu ijana na muri iki gihe cya ba Zakariya, kuko Zekariya ahanura mu gihe cya Ezera na Nehemiya. Niwe ubakomeza, we na Maraki nibo bahanuzi babiri Imana agurutsa kugira ngo Ezera na Nehemiya ndetse na Zerubabeli n'abantu bari bahungukanye bagira umutekano, bahungutse muri za 440 cyangwa na 30 na kangahe gutya. Imyaka abantu ntabwo bayihuza kuko kibari kodingaga bakurikije ibihe, nk'uko twige twandika itariki kwibahasha cyangwa kurwandika ku nyandiko zigiye gukorwa. Zekariya rero ari guhanura abwira abantu amagambo akomeye, avuga ngo Uwiteka ndafushye. Iri fuhe ry'Imana akanamana cyangwa se abizera ko Imana itabaho barwanya isezerano rya kera cyane, bashingiye kuri iri jambo ifuhe cyane, bagaragaza ko Imana mu isezerano rya kera ari mbi, yicara ingome, igira jaruzi n'ibindi biranga. Ariko gufuha kw'Imana, ubwo nari ndi gusengera amateraniro, numva ikintu gikomeye kuri iri fuhe birankanga. Abagabo munkurikiye, ni mwigiye kubaza ikibazo, hanyuma nabo ndaza kukibabaza. Wa mugabo we, wakwiyumva uti usanze umugore wawe ahantu mu nguni harimo akijima ari gusomana bikabijishe bya bindi byimbitse n'undi mugabo? Wakwiyumva uti? Wakora iki? Wenda ntibaragira ku gikorwa nyirizina cyo gusambana, ariko niyo nzira mbese biri hafi yawe. Umugabo wese unkurikiye nambwira ikintu yakora. Ye wa mugore we, wakifata uti usanze umugabo wawe n'undi mugore mu buriri bwawe bari gusambana?
mugabo we wakwifata uti? Imana irafuha ku rwego abantu batabasha kubyumvamo, kandi ubwayo yarabivuze. Kimwe mu bintu bibabaza mu bashakanye ni ukubwira umuntu ibintu ukunda n'ibyo wanga hanyuma agakoropoza. Ukajya ubwira umugore wawe cyangwa umugabo wawe ngo ubundi njyewe nanga ibi bintu, birambangamira ndabyanga, hanyuma akabikora cyane. Hanyuma ukamubwira uti ubundi nkunda ibi, akabyanga urunuka. Uwo mubano uragora ndetse hari igihe kigera bikaba bitanashoboka kushoboka. Niyo mpamvu abakundana bagomba kubanza kumenyana hagati yabo. Ukamubwira ngo njye Pamphile nkunda ibi, nanga ibi. Nawe ntuza ukumbwira ibyo ukunda n'ibyo wanga, kugira ngo ikimenyetso cy'uko ngukunda nuko nanga ibyo wanga, ngakunda ibyo ukunda. Nawe ikimenyetso cy'uko unkunda nuko ukunda ibyo nkunda, ukanga ibyo nanga. Uwo mubano ubushoboka mu buryo bworoshye. Ariko iyo habayeho kubusana, umwe ajya muri iyi direction, ndajya umwajya ahandi ajya, ngo muri physique byose bibara direction imwe ariko sens zero opposite, ntabwo urwo rugo rukunda. Imana mu mvugo yayo na Isiraheli yivuga nk'umugabo, ikavuga Isiraheli nk'umugore wayo. Hanyuma ibabwira ibyo yanga, ikabibatoza, ikababwira ibintu byanga, hanyuma nshaka kumukora ibi, barabyanga. Kubana byose Ezekiyeli 16 iriya nkuru yaho isobanura neza urukundo rw'umugabo n'umugore ari we Imana na Isiraheli. Aya magambo ntiyahabwa yakuze muri nge, numva Imana imbwira ngo uko umugabo cyangwa umugore yafata umupartner, uko umugabo yafata umugore we ari gusomana, ari gukaresanya n'ibindi biri aho ngaho by'ibishegu n'undi muntu, n'undi mugabo, uko yakwiyumva niko ngiye Uwiteka niyumva iyo umukristo cyangwa se iyi itorero ryanjye. Kuko iyi Imana iba ari itorero, ntabwo iba ari idini, muze kunyumva neza. Iyi Imana iba ari itorero, ntabwo iba ari amadini tubayemo, ahubwo njyewe ndi itorero nawe uri itorero, cyangwa se njyewe ndi urugingo rw'itorero nawe urugingo rw'itorero, hanyuma twateranya tukabyara itorero. Si cyumva sinacyumvikana. Iyo uno mukristo ari macuri imigambi mibi, iyo witegura gukora icyaha, uri gushaka inzira ubukoremo icyaha, Imana ibiri kukubona ngo wowe na Satani muhagaze, mbese mumeze nk'umugabo n'umugore bari mu gutegura imibiri yabo kujya mu cyaha cy'ubusambanyi. Kuko Imana ibikubonana n'ikindi kigabo cyitwa Satani, mbese muri mu bintu biri aho ngaho mumeze nk'abari gusomana, bya bindi ngo by'abantu by'ibishego biri hirya. Nagize ubwoba, ndavuga ngo ko Imana ifuha bikomeye, hanyuma ubu tubanye nayo gute? Iyo uri gutekereza utegura ukuntu bose uri buze kumubeshya, uri buze utwo tuntu burimo uri kudupanga, urumva igikorwa cyo ntagikora. Ni kimwe no kwambarasa cyangwa kwamburasa uko abantu babyumva, ni uko Imana ibibona. Hanyuma nyirizina y'icyaha uri kugikora, Imana ibimeze nk'aho ari umugabo ufatiye umugore we mu buriri n'undi mugabo, gikingura urugi ugasanga ibishitani byabaye. Iyo turi gukora ibyaha ni uko Imana itubona. Kuko Pawulo avuze ikintu gikomeye, yavuze ngo njyewe nabashingiye undi,
umugabo witwa Kristo. Mu yandi magambo, njyewe Pamfile ni umugeni wa Kristo. Iyo ndi kudiringa na Satani turi mu bintu byo gusherisanya ndibwira ko ari ikintu cyumvikana. Gusherisanya no kubwira umuntu byashera ishusho. Mbese iyo uri kubwira Satani uti njya numva abakobwa ngo bakunda kubabeshyira ngo naga comedy nabonye bavuga ngo nibabona Satani acuruza ibiraha mu ijuru ngo bazahita bavuga ngo Sati kubera ko urumva nyine Satani muzi ko ari Satani nyine, ariko bashaka kubisherisa cyangwa kubigira romantique bakavuga ati Sati. Kuri mwe bajya bavuga ngo ba Solange ni ba Soso, ba Beata ni ba Betty n'ibindi biraho, na Satani ngo nazamwita ngo Sati. Ngo Sati ngo ikirahise ngo kiraryoshye. Iyo uri muri Sati urimo usherisanya na Satani, nuko Imana ibabara nk'umugabo usanze umugore we ari mu bintu by'ibishego by'ibishitani hafi aho ngaho n'undi mugabo. Hanyuma Imana irafuha ku rwego yahaye urugero Mose aramubwira ngo umugabo nafuhira umugore we, gusa akamufuhira ko yaba yasambaye. Mujya mubisoma mu Gutegeka kwa 2 yaravuze ngo azamushyira umutambyi. Mvuga ko Imana ihagace igifuhe nk'ikintu gikomeye. Ufata umugore wawe umujyane umushyira umutambyi, umubwira uti njyewe ndumva ifuheri nyinshi umugore wanda yanciye inyuma. Uzana igitambo, ihene cyangwa intama, uhereze umutambyi, babitwike, hanyuma bafata ivu barikoroge mu mazi, umugore ahagaze aho bayamuha yanywe, hanyuma bazafata itaka yarahagazeho aho ngaho imbere y'umutambyi barivange na ya mazi na ryavu ya cya gitambo bamuhabe. Niba koko yasambaye, ayo mazi ni amazi y'umuvumo niko Bibiliya yita, azaca mu myenge yose y'uruhu rwe. Ahantu hose hari umwenge amaraso azasohoka mu mubiri, hanyuma ngo umugore azatumba inda anyunyuka amabuno. Nimufata iyo shusho y'umugore wanyunyutse utubuno ariko utumbye inda cyangwa se amatako, kuko n'ahantu hose nyine hano muzi ko bigezweho ngo abagore bafite ibibuno ngo nibo bagezweho bafite mu nda zero. Noneho utekereza ukuntu Imana ibyira opose, azatumba inda hepfo yoho nyashi zishireho sigende. Biri kavuga ngo azabe igitutsi muri Israel. Ntabwo Imana ni nk'umugabo uri aho ngaho wa ntibindeba. Imana yirafuha ku buryo akanya kose kubonye uri gukina n'icyaha iranungunika, reka mvuge gutyo, iba yarakaye ivuga utari kubirya kuko urimo urasherisana cya Satani mu biki. Yego koko uriya mugore ntimusambana cyangwa uriya mugabo ntimusambana, ariko ibintu mubamo ni ibiganiro by'ibishebo. Kubera rero wowe uzi ko uri gutereta umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi gusa, Imana yibona ikirenze ibyo. Ibona ikirenze ibyo kuko ibibona Satani uri inyuma y'ibyo uri gukina nabyo. Iyo uri umugore wipfayonza ku mugabo w'abandi, iyo uri umugabo wipfayonza ku mugore w'abandi, Imana ibiri kubona neza yo kwipfayonza kuri Satani, kavuga atari ko buriya Pamfile ari mu biki, buriya Ntuza ari mu biki. Ntabwo kubangikanya Imana ari kujya mu bigirwamana gusa, nta no kwitera Imana gufuha gusa ari kujya mu bigirwamana gusa. Oya, ahubwo no kuba uri gukina nabyo bifata nk'ibintu byoroshye. Imana irafuha kandi ku rwego rukomeye. Aya magambo twasomye muri Zekariya nanze kuyasoma mu bindi bice kuko Imana agiye babwira ngo ndo Uwiteka Imana ifuha, ibi n'amagambo bakora twakabaye tuzi. Ariko iri fuhe ry'Imana muri iki gice cya 8 cya Zakariya cyangwa cya Zakariya cyo gifite ikindi, gifite n'umwihariko. Gufuha kw'Imana muri iki gice no kubona umugore wayo noneho yasuzugura.
Imana ishaka kumfuhira mu buryo bubiri. Ishaka kumfuhira kuko ibona ndi kwifata, mfite imyifato y'uburaya. Imyifato y'uburaya, mwumve neza, uburaya ndi kuvuga n'uburaya bwo mu mwuka, ntabwo ari uburaya bwo mu mubiri. Umukristo ashaka kugira uburaya bwo mu mwuka, ugasanga uri indaya mu mwuka. Imana ihora ikubona ngaho mu kanya, barakubwira ngo tugusengere, ubundi akagukubita amazi, ngo amazi ngo yera, ubone nk'amazi arimo umunyu ngo yirukana abadayimoni. Gusha amazi y'umunyu abaye arimo, amazi yabaye yakwirukana abadayimoni, nta mudayimoni aba mu nyanja, kuko inyanja zitunze izo zibitse umunyu mwinshi dufite ku isi. Kuko ubushakashatsi bw'abahanga mu by'ubuzima bwo mu nyanja bagaragaza ko inyanja umunyu zibitse wanyanyagiza ku isi. Abantu ataba mu etaje nibuze nk'ubu etaje ya 10 batabonaho kuba. Urumva mu nyanja zibitse, aya mazi arimo umunyu, inyanja ko ziyafite, abazimu bamwe baba bavuye. Abarokore ndabakunda, muzi gushereza Satani cyane. Ngo utuzi uvomye hariya muri robine n'umunyu. Ubu ari ikintu cyabayeho hano mu Rwanda abantu batazi. Hari umuti bagura muri farumasi, umuntu yagukoraho akakumenaho amazi ukava amaraso, akubwira ko ari ibihato, ari ibintu n'ibindi bari bagusize. Imana ikuvanye pamfili nkaba ntaje nabyisize gutya mu ntoki utabizi, nkaza wenda ukambwira tubabara akaboko nkagukoraho ngasengera. Kuri icyo gihe nkura ishati ndayihina yawe, ubundi nkakoraho ngusengera, kumbi za produit zirimo zirakwinjira. Avuga nti ngaho bwira umugabo wawe uzana amazi cyangwa umugore wawe akayakwiminira, nk'abantu wenda utagira ngo ni n'ibintu byanjye, nayakumeneho umurebe imbaraga z'Imana ikora. Amaraso arava mu mubiri rwose menshi, kumva nagatwiko. Imana ifuhira umugeni wayo cyangwa se umugore wayo kuko ari gucudikana Satani mu buryo bwari bwo bwose. Muvandimwe, bino abantu bavuga ngo nukoshyoshywa n'ikibi, arimo aragerageza cya biriya bintu. Imana jewe yambwiye ngo ibifata nko kuba wafata umugore wawe ataraguca inyuma nyirizina, ariko ari muri iyo nzira neza ubona yihugikanye n'undi muntu ahantu. Wihugikana na Satani kangahe kandi uri umukozi w'Imana, ko uri umugore w'Imana? Aya magambo twayasomye, Pawulo niko yavuze mu Bakorinto ba 2:11. Aya magambo nayasomye, Abakorinto ba 2:11 yavuze ngo mbafuhira ifuhe byo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Umwari utunganye, just virgin. Yego, umwari utagira inenge, umwari utagira inenge, umwari utunganye. Umwari utunganye sinzi nyine ni umuntu wera, ni umugeni wera. Buryo wihugitse mu twaha, uri gupfundapfunda imitwe ushaka gukora ibyaha mu buryo bumwe n'ubundi, uba urimo wangiza, uba urimo wangiza ibintu bikomeye. Hanyuma uko bimeze gutya, ari abanyamaguru mwirukankana, wagiye kuza abagenda ku mafarashi, uraza kubigenza gute? Uyu mwari utunganye ushyingirwa Kristo, ko bikunaniye gutungana wa mwari we, ari abanyamaguru, ko bikunaniye utararenganyirizwa gukiranuka. Erega kurenganyizwa gukiranuka muvandimwe ni byinshi. Uzi kujya guhaha, ubaye udakiranuka wahahisha 1000, ariko hazamo byo gukiranuka ugahahisha 4.
hari ubwo urumva bitatu atari akarengane, kuko uyu mukristo gito muri wowe akubwira ati isi ubwo kwashye duke tuse sha duke twangahe ati ibihumbi binagiye ma vuga kuko man wanyira isema ese simahira kwa ntuza atakwati nisugeso mahiye reba nana tuda reba ngiye mwishyuye igihugu dore nifite bitanu ndangaro reba ine kubera ko urenganyijwe gukiranuka warubizi kiyo katuyungu yakoresheje nawe akayikoresha ariko nta gukiranuka. Hanyuma none ko mwari gutungana bikunaniye ibyo bitaraza, ibyo byo kurenganizwa gukiranuka bitaraza, bizagenda gute? Iri ni ifuhe ryo mu buryo bw'Imana. Mu yandi magambo ni ifuhe nk'iry'Imana ifuhira abantu bayo. Imana ntishaka kuyibangikanya n'icyaha icyo ari cyo cyose. Si ngombwa kujya mu bapfumu no kuraguza no guterekera no kubandwa n'ibindi biri aho ngaho ngo umenye ngo bangikanyije Imana. Oya, no kubaho ubuzima gukora ibyaha naho cyaba icyaha gito. Kare dusengera kwezwa twasomye ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo. N'umuntu wese ukunda kubeshya ni umwanya mwiza kugira ngo umese ibishura byawe. Amaraso ya Yesu ni munsi aracyahari kandi aracyakora kugira ngo wezwe, kandi umenye ngo umugabo wagufuhira irindi fuhe rya kabiri rivuga ngo iyo wasuzuguwe aragufuhira ku buryo akugaruraho icyubahiro. Aya mafuhe abiri Imana iradufuhira iyo twatanye turi gukora ibyaha, n'iyo abanyabyaha badusuzuguye nkaho nta mugabo tugira. Niho muzumva Imana itanga isezerano yatanze muri Zekariya 8 yavuze ngo ubu nonaho i Yerusalemu mafuhifuhi rikomeye, aha mubona hari amatongo, inzira zitakigendwa zizongera zikinemo abana, izi mbuga zizakinamo abana, kandi mu gihe kizaza Yerusalemu muzajya mukubitanamo n'abasaza n'abakecuru bagenda ku tubando. Uzi bisobanuye iki? Bisobanuye ngo noneho Imana itanze kurama. Mwifuhe ry'Imana iyo yanze agasuzuguro ica indwara ku buzima bw'umuntu bugashira, umuntu yongere gupfa akenyutse. Iyo Imana ifuhiye ifuhe ryinshi i Yerusalemu, harongera hakitwa umurwa w'ukuri, musozi wera. Imana ikuraho urupfu mu buzima bw'abantu no gukenyuka. Abantu hakabaho abasaza n'abakecuru bagenda mu nzira z'i Yerusalemu. Mu yandi magambo, abantu barakomeza noneho bakarama kandi bakaba amahoro. Abasaza n'abakecuru muzi ko ubundi mu gihugu kitarimo amahoro barahutazwa, kandi mu gihugu kitarimo amahoro ntago abantu basaza. Niyo mpamvu niba mukurikira amateka y'u Rwanda muzi ko mu myaka 20 ishize iyo wabazaga u Rwanda ngo Esperance de Vie, cyizere cy'ubuzima mu Rwanda, bakubwiraga imyaka ingahe? 40. Na ubu tugeze muri za 60 hafi 70 mu Rwanda. Esperance de Vie icyo bisobanuye ngo mu Rwanda todo mortality, ikigero cyo gupfa kiragabanuka cyane. Abanyarwanda bafite ubuzima bwiza, igihugu gifite amahoro, nta ntambara. Ko mu bintu bituma abaturage bapfa cyane ku bantu bize ibintu bijyanye n'imibereho y'abantu, bagaragaza ko intambara n'indwara z'ibyorezo ari byo bituma icyizere cy'ubuzima mu bihugu kigabanuka. Mu myaka 20 ishize u Rwanda icyizere cy'ubuzima cyarazamutse ku myaka irenga 20.
bisobanuye iki? Bisobanuye ngo iyo Imana imfuhiye Pamfile nk'umugeni wayo, abajura, abarozi, abakoresha ibyo ari byo byose bibi barahunga kuko Imana impaye kurama. Yego, niryo fuha Imana ivuze. Ntabwo nzi ifuhe nonaha Imana iri kugufuhira, ariko dushobora kwicara mu iteraniro Imana igafuha uburyo bubiri. Ifuhe riri aderese kuri Pamfile rikaba riterwa n'ibyaha Pamfile ari gukora, ariko ifuha Imana ifuhiye wowe rikaba ritewe n'agasuzuguro abadayimoni bagusuzugura, kavuga ngo nonaha kandi agacyaye. Ni irihe fuhe rikuriho muri kano kanya? Kuko gufuha Imana irafuhiye. Imana itanga isezerano ikanaririnda. Nta kindi dupfana n'Imana, ni ukuyizera no kuyumvira gusa. Kuyizera no kuyumvira. Ndashaka dusoze duseka. Ni iki kikunanije? Ni iki kiteye Yeremiya kuvuga amagambo yose yavuze? Amagambo y'umubabaro n'agahinda. Amagambo y'umuntu atakaje ibyiringiro. Ni iki kibiteye Yeremiya? Ni ukubona abanyabyaha bahirwa gusa. Nyamara ibyo ni agatonyanga imbere, noneho inyanja y'irasuma. Kandi utwo tutonyanga dusize utakaje imbaraga. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo utari izindi mbaraga. Uyu mwanya nashaka kukubwira ngo noneho ushaka izindi mbaraga, kuko Yeremiya we ibyo wabonaga ni abanyamaguru mwirukankanaga, kandi nabo basize unaniwe. Umurindi wumva inyuma ni w'amafarashi, kandi usabwa kwirukankana nayo. Ntabwo usabwa guhagarara. Biraza kugenda gute? Ntabwo kwira izindi mbaraga. Yewe mugeni, kuri gusherisanya na Satani ko muri kuba inshuti mu buryo bumwe n'ubundi. Iyo Satani akurembuza kwereka utuntu akubwira ngo utu ngutu tugezweho, utu natwo tugezweho, utu nta cyaha kirimo, kuno gukabya, mujye mutekereza ikintu Imana kimwe n'ubwo baranyishe, kuno umuntu aba ufite ijwi rya Satani riri kumwongorera rimubwira ngo ariko ngo nta kibazo, ariko ngo ntubona ko ari ubuturage, ariko ngo wasirimutse, ariko ngo wamenya aho isi igeze, werega ngo ibi nta kintu bitwaye. Urumva ayo magambo Satani ari kukongorera kandi ukayatega amatwi ukomeza kuyumva. Imana iri kubona neza ari randevu umugabo n'undi mugore w'abandi bafitanye, kandi ntiyabura gufuha. Ntabwo turi abacu, twaguzwe igiciro. Ibi kintu cyama umurokora akacyumva. Twaguzwe igiciro kinini cyane. Ntabwo turi abacu, ntabwo uri uwawe, nanjye sindi uwanjye ngo nige. Turi aba Kristo. Ni iki gituma wifata nk'aho uri uwawe ngo wigenge? Twaguzwe igiciro kinini umuntu atabasha kumva. Igiciro twaguzwe
si ikibarwa mu madolari, mu mafaranga, mu ifeza no mu izahabu, kuko ibyo byatakaza agaciro, byashonga, byakwangirika. Ariko igiciro twaguzwe ni kinini, kingana n'amaraso y'Imana. Yabaga ibyo bintu wabyumvaga. Ni amagambo Pawulo akomeje agenda abwira Abakorinto, igice cya 5 mu rwandiko rwa mbere, mu gice cya 7, akomeza agenda ababwira ngo mwaguzwe igiciro. Reka bonetse umwe nko mu gice cya 6, Pawulo yandikira Abakorinto ba mbere igice cya 6:20, kuko abari kubahugurira ibintu byo kwita ku mibiri yacu kuko ari ingingo za Kristo. Aravuga ngo byose ndabyemererwa, nyamara ibingirakamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'iby'inda, inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami wacu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese none ntari ingingo za Kristo nkazindira ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko kwifatanya na maraya babaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe? Ariko kwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana n'ibyaha byose umuntu akora bikorera inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo, ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Nuko kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Uvandimwe, uyu mubiri si uwawe. Usibye n'umubiri, n'ibyo utunze byose si ibyawe. Yakobo yaranditse aravuga ngo ntacyo mufite na kimwe mutahawe. Kimwe tugihabwa nande? Tugihabwa na Yesu. Yabaga umurokore, yagiraga iyi mentalite. Nta murokore wakagize ubugungu, kuko niba ntacyo mfite ntahawe n'Imana, bivuze ngo si icyanjye, ni icy'itorero. Yani magambo ni cya Kristo. Itorero mvuze si idini, tanyumva nabi. Yego, imyambaro iriye kwambara si yanjye, ku buryo usanga umuntu afite imyambaro 10, 20, asengana n'umuntu uhora mu mwenda umwe, ukahora umuseko, turavuga ariko uriya ko ahora muri uriya. Umuntu ufite inkweto 10 ntashaka kwambara 2, yambara imwe. Kandi ikintu cyantangaje, abakire ntibaba bakigendera, mbona abakene aribo barwana n'ibintu byo kwambara. Mukire njya mbona urwana n'ibintu byo kwambara. Ntacyo mbibona cyane kuri abo bantu baba barize ibishuri byinshi, ushanga abadokiteri ushobora no kwambara ishati idateye, kuko bamenye icyo kwambara icyo ari cyo. Ntabwo ugasanga twebwe bari aho ngaho afeke nitwe turwana no kwambara imyenda ihambaye. Simbabe mwambare nabi, ahubwo se kugira imyenda 10 n'ubwo utari buyambare yose. Ugize uwambara ukagira umwenda wo kuwa mbere, ukagira uti buri wa mbere nambara imyenda itukura, kwa kabiri nambara ubururu, kwa gatatu nambara umuhondo, kwa kane nambara icyatsi, kwa gatanu nambara umukara, kwa gatandatu nkambara umweru. Simbizi ukabara amabara. Kugira ngo ntibyaba bibaye. Ariko hari uwo wambara ukazongera kwambara nyuma y'amezi 6. Bikungura iki? Twaguzwe igiciro kinini, turi abacu ngo twigenge. Imbere birakomeye. Yeremiya we, nyemerero reka dusenge, dusaba imbaraga. Yego, ubu ngubu urabona ubasha kumvira ijambo ry'Imana, ariko imbere birakomeye. Ni ukuri. Nkunda kubabwira ngo Bibiliya muzibike, muzigure, muzibike, muzisitoke. Izo mu matelefone ni nziza shenge, ziradufasha.
mu buryo bumwe n'ubundi, usibye ko ziba atari na Bibiliya zuzuye kuko hari imirongo myinshi bitarimo, ariko hari ikindi, ziwani day muzashiduka bazivanyemo zose, kuko gahunda yo guhindura Bibiliya yo yaranogejwe, yaratangiye, yararangiye, igisigaye ni ukuzashiduka zidahari. Abanyamerika bamaze iminsi ngo bari mu myigaragambyo n'inteko ishinga amategeko yabo ifite umushinga w'itegeko ryo kuvuga ko umuntu uzongera kuvuga ko Yesu yishwe n'Abayahudi kizaba ari icyaha gihanwa n'amategeko. Hari ubwo tuba tuvuga ubuhe butumwa? Kuko ubutumwa bwiza ni uko Yesu yaje mu isi agapfa akazuka. Yishwe nande? Tuba tuvuga ko yishwe n'Abanyamerika se noneho ura? Kuko ntibashaka ko tuvuga ko yishwe n'Abayahudi. Ugira ngo ni ikihe kibazo? Ni umubano Isirayeli ifitanye na Amerika. Nkuko muzi ko ubu muri Isirayeli nabyo Kristo bamaze kubitegura mu mishinga y'ibyaha bihanwa n'amategeko wabo. Nyamara uzi ubwenge yegera Imana Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko twemereye guterana muri iri joro. Gushimiye kuko wadutekereje ukatuzirikana, kandi gushimiye imiburo yawe. Uravuze ngo ntacyo uzakora utamenyesheje intore zawe z'abahanuzi zigutakira ku manywa na nijoro. Nibyo kuko aba banyamaguru baratwirukanyishije kandi baraduhabije pe, turanarushye rwose, se nawe urabibona. Ariko hagiye kuza abanyamafarashi. Ni imvugo nini umwana mu mwuka adashobora kumva icyo uri kuvuga. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese umuhishurire byatuma asobanukirwa icyo uvuze. Dushingiye ko wavuganye na Yesaya ukamubwira ngo ni wowe uha intege abarambiwe n'utibashishije umwongera imbaraga. Turasenze ngo twongere imbaraga, twongera imbaraga. Ababyeyi barananiwe, abagabo barananiwe, abakobwa n'abasore barananiwe, kandi bananijwe n'aba banyamaguru, kuko abanyamaguru bafite izindi mbaraga pe. Hanyuma ubwo haje abanyamafarashi birushijeho kuba bibi, ariko tugufite ntitwifuza undi umurengezi. Waravuze ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, bazacagura abagore rwose, ariko abagutegereza baziruka be kunanirwa, bazasubizwamo intege nshya, kandi nibagera n'ahatirukwa bazagurukisha amababa yabo. Tugusabye imbaraga zatuma dusigana n'abanyafarashi, kandi tugusabye n'imbaraga ziguruka. Tubabare aho twaguteye gufuha bitewe n'imyitwarire mibi no gukinisha ibyaha, ariko turakwinginze natwe udufuhire. Fuhira abagabo ingo zananiye, fuhira abagore ingo zananiye, fuhira abana ababyeyi bataye cyangwa ubuzima bwacanze. Dufuhira ifuhira ikomeye cyane nk'iryo wafuhiye Yerusalemu, ukavuga ngo inzira zaho abasaza bazongera bazigendemo. Fuhira abantu barwaye igihe kinini Imana. Hari abarwaye indwara zituruka ku badayimoni, nyamara benshi ntibabizi, harimo n'ababizi babuze icyo bakora. Fuhira abantu bawe Mana, bafite amadeni aremereye ubuzima bwabo, wongereremo icyizere cy'ejo hazaza, aho abana bazaba bakina mu mihanda n'abasaza n'abakecuru bagenda bicumbaka abana. Bivuze ngo hazaba hariho ubuzima bushya bushushanywa n'abana, bugaragaza hazaza, kandi hazaba harimo no kurama kugaragazwa
n'aba basaza n'abakecuru. Irukana umwuka w'urupfu ku bantu turi kumwe muri iri teraniro, aho gutanga ubuzima bushya. Fuhira abantu bawe ifuhe rikomeye. Urakoze kumva gusenga no kwinginga kwacu. Bisabye Imana mu izina rya Yesu.